Shalom, shalom, muraho. Mbese mumeze neza, muri amahoro. Twizere yuko muri amahoro kandi hamwe n'Imana vuba dushobora kongera guterana. Ariko reka mvuge nizeye, vuba rwose tuzongera duterane, twongere tubonane imbona nkubone, imitima yacu igubwe neza iri kumwe namwe. Reka rero tubakire nanone muri uyu mwanya wo gusangira amagambo y'Imana, gusangira ibyiza byose bibonerwa muri Kristo Yesu muri uyu mwanya w'amateraniro. Ufate nk'umwanya wera muri saro hawe, hahinduka urusengero rw'Imana kugira ngo tuze kunyoterwa, turyoherwe n'ijambo. Tuze gufatanya indirimbo zo guhimbaza Imana no kuyiramya, ariko nanone twibuka gutangira Imana buri wese uko Imana yamuronkesheje. Tugomba gutanga dukunze, twishimiye, kuko nabyo binezeza Imana. Pawulo yabwiye Abafilipi, aravuga ngo ubushobozi bwanyu, amafaranga yanyu, ibyo mwanyoherereje ndi mu rugendo rw'ivugabutumwa byahindutse nk'umubavu mwiza imbere y'Imana. Uyu mwanya nawe ibyo nabyo bihinduka umubavu mwiza, igitambo, indirimbo uri buririmbe n'amafaranga uri butange bihinduka umubavu mwiza imbere y'Imana. Nayo yibuke umubabaro wawe, irusheho kugirira neza. Reka rero dukomeze dufatanye, unezerwe nufata igikombe cy'icyayi cyangwa icy'ikawa, iki gikoma se ikikunejeje uyu mwanya, usogongera ubwiza bwa Kristo muri aya materaniro. Yesu abahe umugisha. Igihe kimwe numvise ijwi
turagusabye ngo reka utubere umuyoboro wawe, utubere inzira yawe dukwiriye kunyuramo data. ariko twebweho twategereje yuko yakubiswe n'Imana data kandi yazize ibyaha byacu yakubiswe n'Imana data yakubiswe n'Imana data kandi yazize ibyaha byacu n'ukuri nimba zacu nizo yisizeho imibabaro yacu niyo yikoreye ariko twebweho twategereje yuko yakubiswe n'Imana data kandi yazize ibyaha byacu yakubiswe n'Imana data yakubiswe n'Imana data kandi yazize ibyaha byacu Yesu wacu ku musaraba yadupfiriye twese yaduhuje n'Imana niyo data wa twese wa mwenda warahera ziko watabutsemo yewe nawe twarababariwe abari mu ntambara cyangwa abageragezwa birimba mu misozi inkuru nziza yuko Yesu ashobora kuba yuko Yesu ashoboye byose yuko Yesu ashobora kuba yuko Yesu ashoboye byose yuko Yesu ashobora kuba yuko Yesu ashoboye byose yuko Yesu ashobora kuba ababaye bose tubabwire Yesu abari mu ntambara cyangwa abageragezwa birimba mu misozi
ashobora kubatimba yuko Yesu ashobora yuko Yesu ashoboye byose yuko Yesu ashobora kubatiza yuko Yesu ashobora kubatiza nitugera kwa data aho yaduteguriye tuzanezerwa cyane tubonye uwacunguye ntabyo agona ntabara bizongera kubayo tuzahimbaza Yesu wacu tuvuge twese nitugera kwa data aho yaduteguriye tuzanezerwa cyane tubonye uwaducunguye ntabyo agona ntambara bizongera kubayo tuzahimbaza wacu Yesu tuvuge twese tuzahimbaza umwami wacu tuzahimbaza umwami wacu Yesu umwami wacu tuvuge twese tuzahimbaza Yesu Shalom, twongeye kubakira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Murakoze yuko muri kumwe nanone natwe muri uyu mwanya tugiye kuganira ijambo ryiza ry'Imana. Turi mu kwezi ko kuramya Imana, ubu ndifuza kuganira amagambo y'Imana yo kuvuga ngo igitambo cyangwa kuramya gushimwa ni ukuhe. Tuzaganira inyigisho zigera muri 4 zijyanye nabyo, ariko ndifuza yuko uyu mwanya tuganira ijambo ry'Imana turi busome mu gitabo cy'Abaroma igice cya 12 umurongo wa 1 n'uwa 2. Ndaza nanone gusoma Abakorinto ba 2 igice cya 3 umurongo wa 18. Bibiliya iravuga ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Ndasoma no mu Abakorinto ba 2 igice cya 3 umurongo wa 18 ngo ariko twebwe twese ubwo tureba ubwiza bw'umwami tubureba nko mu ndorerwamo mu maso hacu hadatwikiriye, duhindurirwa gusa nawe tugahabwa ubwiza buruta ubundi kuba bwiza nk'ubw'umwami w'umwuka. Amen. Bavandimwe muri Kristo, ndifuza yuko dutinda ku kuganira kuri aya magambo y'Imana, kandi nzi neza yuko ibyiringiro byacu biri bukomezwe nayo. Hano mu Baroma 12 aho twasomye batubwiye uburyo dutamba imibiri yacu nk'igitambo gishimwa, kizima kandi cyera. Iyi minsi tuzaganira igitambo kizima ni ikihe, igitambo cyera ni ikihe, hanyuma igitambo gishimwa n'Imana ni ikihe. Uyu munsi turaganira igitambo kizima, a living sacrifice. Igitambo kizima ni ikihe, igitambo gishimwa ni ikihe, igitambo cyera ni ikihe. Uyu munsi reka dutinde ku gitambo kizima gusa, aba ariho tujya muri uyu mwanya. Uyu mukozi w'Imana Paulo ariho arandika aya magambo yatangije ijambo ngo nuko bene data. Iyo umuntu avuze ngo nuko cyangwa mu cyongereza therefore, ni ukuvuga ngo hari ibyo aba yabanje kuvuga, yarangiza agahita akomeza ati nuko rero bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana. Hari ibyo yari yarabanje kuvuga kuva mu Baroma igice cya 1 kugeza ku Baroma igice cya 11, byose
agiye kubikora mu mbumbe avuga ngo kubw'imbabazi z'Imana. Ntabwo yari abinginze avuga ngo ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana, si expression nshaje. Aravuga ngo ahubwo nuko kubw'imbabazi z'Imana navuze kuva mu Baroma ba mbere kugeza mu Baroma 11. Iki gitabo ni igitabo kidasanzwe cy'ingenzi, ndetse reka mvuge ngo ku bantu b'abaprotestant ibyiringiro byacu birimo ahangaha, abizera Kristo, yuko kwizera kwacu kudashingiye ku mirimo, ku byo dukora, ku migenzereze yacu, kwizera kwacu gushingiye ku cyo Kristo yakoze. Mu Baroma kuva mu gice cya mbere kugeza mu gice cya 11 bavuga icya mbere uko umuntu yaguye, yacitse intege, cyangwa the fall of a man. Baroma 3 Bibiliya avuga ngo bose baracumuye ntibashikira ubwiza bw'Imana, ariko bakaza kuvuga gahunda yo gucungurwa no gutsindishirizwa kugeza ubwo twakira Yesu umwami n'umukiza. Gutsindishirizwa n'igikorwa Kristo yakoze. Ubundi ijambo justification bishatse kuvuga justice as if you didn't do nothing. Mu yandi magambo ni ubutabera busa nkaho nta cyaha wakoze. Urazi kujya mu rukiko wishe umuntu, barangiza bakakubwira ngo warababariwe, urababariwe, kandi uzi yuko wabikoze, ukababarirwa nkaho utigeze gukora icyo cyaha bakubwira. Hano Pawulo abamaze kuvuga kuva mu Baroma ba mbere kugeza ku Baroma igice cya 11 avuga ibyo Kristo yakoze. Hanyuma ngira ngo mu kubyibaza no mu kubitekereza aravuga ngo noneho I need also, nkeneye kubaha ikindi kiri pratique, ikintu abarokore, none se niba twaracunguwe, niba twarababariwe, niba twarejejwe n'amaraso ya Kristo, niba twarahindutse abana b'Imana, niba twaratsindishirijwe, niki umuntu Kristo wizeye Kristo nk'umwami n'umukiza agomba gukora? Mbese azicara gutya? Niki gikorwa wagomba gukora? Aha atangira noneho ashaka kuvuga nk'ubuzima bwa gikristo mu buryo bwa gikristo cyangwa mu buryo pratique. Aravuga noneho mutambe imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Igikorwa umurokore agomba gukora, umukristo, ni ugutamba umubiri we ukaba igitambo gishimwa n'Imana. Now reka nkomereza ahangaha uburyo tureponda cyangwa uburyo twishimira, twakira icyo Kristo yakoze nk'abantu bizeye Imana. Ubwo buryo ni ubu bumwe, ni ugutamba imibiri yacu, ni ukurekura ubuzima bwacu, ni ugutamba ubuzima bwacu kugira ngo bube igitambo cyera gishimwa n'Imana. Nibwo buryo bwonyine, nta gikorwa cyo gukora. Reka nongereho ikindi. Bibiliya avuga ngo mutambe imibiri yanyu nk'igitambo gishimwa. Hano Pawulo akoresheje imvugo yo mu isezerano rya kera. Dore uko yabigenje. Yaravuze ngo uyu mubiri wanyu uhinduke nk'igitambo batambiraga Imana, hanyuma icyo gitambo kikaba igitambo cyoswa, umuhumuro wayo ukanezereza Imana, Imana ikababarira ibyaha. Igitekerezo Pawulo ariho aravuga, atangiye gukoresha imvugo yo mu isezerano rya kera. Umukristo aje nk'umutambyi, ariko nanone aje nk'igitambo. Aje atamba umubiri we, arizanye we nk'umutambyi, atambye umubiri we nk'igitambo cyera gishimwa n'Imana. Agize gutya, arekuye ubuzima bwe, abushize ku gicaniro, aravuga ngo nje kubutamba. Iyi mvugo ni imvugo igaragaza uburyo turi abatambyi ariko turi n'igitambo. Nta kindi gitambo dutamba usibye imibiri yacu. Ikindi shaka kugira ngo mwumve mbere yuko nza kuvuga icyo bisobanura kuba igitambo, nuko mu isezerano rya kera batambaga igitambo cyamaze gupfa. Bagishiraga ku gicaniro, bakakibaga, cyapfa akaba ari bwo bacyosa cyangwa bagitamba. Ariko Bibiliya iratubwiye ngo tugomba kwitanga nk'ibitambo bizima. Turi ibitambo bikiriho, bitapfuye, ahubwo bizima.
ubuzima bwacu bugomba kuza mu buryo buri consciencieux, bubishaka, bubitekerezaho, bwabigambiriye gutamba ubuzima bwacu. Bibiliya iravuga ngo niko kuyikorera gukwiriye. Mu zindi Bibiliya z'icyongereza, Bibiliya ituvuga ngo niko kuyiramya gukwiriye. Kuramya twabihinduye nk'igikorwa cyo kuririmba, igikorwa cy'indirimbo, ndetse hari indirimbo zimwe zitwa izo kuramya, hakabaho n'indirimbo zitwa izo guhimbaza. Ariko ziriya ndirimbo ntabwo ari ukuramya, kuramya ntabwo ari ritme y'indirimbo. Kuramya ni igikorwa kiriho kirakorwa. Mu yandi magambo, nshobora kutaririmba ariko nkaramya gute? Ntamba umubiri wanjye nk'igitambo kizima, gishimwa kandi cyera imbere y'Uwiteka. Icyo gitambo nicyo gitambo Imana yishimira. Ndagira ngo ahangaha tubyumve, witekereze nk'igitambo, ya ntama bazanaga cyangwa cya kimasa cyangwa za ntungura bazanaga bakazishyira ku gicaniro. Niryo shusho ry'igitambo. Hanyuma dusubize ikibazo kigira gute? Ni gute cyangwa bivuze iki kuba igitambo kizima? Ikibazo nifuza yuko twisubiza cyangwa dusubiza muri iyi nyigisho ni iki ngiki: ni gute duhinduka igitambo kizima? Icya mbere nshaka kuvuga, kugira ngo uhinduke igitambo kizima ugomba kugira inyifato y'igitambo cyangwa inyifato y'umutima y'igitambo. Attitude, a sacrificial attitude. Inyifato y'umutima y'igitambo. Amen. Nk'uko Pawulo yakomeje kubivuga, ntabwo tugomba kubaho ubuzima buri independent. Uwaducunguye duhita duhindura ubuzima bwose, tukabumwegurira bwose hatavuyemo na kimwe. Ni ukuvuga ngo ibitekerezo, amarangamutima, ibyiyumvo, ubushake, umubiri wacu, ubuzima bwacu bwose tubuzana ku gitambo, tukahinduka igitambo kizima. Wenda reka mvuge iki kintu: Abakristo nicyo gitambo kijya kibasha kwikura ku gicaniro. Rimwe na rimwe bahunga igicaniro bakiruka, nanone kandi bajya banazimya igicaniro ubwacyo. Abakristo nibwo bwoko bw'ibitambo bajya bikura ku gicaniro bakaba banakizimya, yewe aho kugira ngo icyo gicaniro cyo kubatwika bakakizimya ubwacyo cyangwa bakagihunga. Uburyo Imana igukoreshamo iby'ubutwari biterwa n'uburyo wahisemo kuguma ku gicaniro. Uburyo Imana iguha imigisha yayo, kuko twahawe imigisha yose y'uburyo bwose muri Kristo Yesu, ariko uburyo tuyakira mu buryo bufatika biterwa n'uburyo twatinze ku gicaniro, tukemera ubuzima bwacu bugakongorwa n'igicaniro, bugakongorwa n'ubuzima bw'igicaniro, bugakongorwa n'umuriro uva ku gicaniro. Ni ryari twanga kuguma ku gicaniro? Ni igihe rimwe na rimwe duhitamo kudakurikira igihe cy'Imana, kudakurikira igihe Imana iba yaragennye. Reka mvuge nk'uku, urugero ruto nabaha. Ubundi ni ryari twivana ku gicaniro? Muzi igihe icyo ari cyo? Ni igihe tudashaka gukurikira igihe cy'Imana cyangwa ibihe by'Imana byo guhindura ubuzima bwacu, tukifuza kwirwanirira. Urugero natanga ni Mose. Bibiliya irambwira ngo amaze kubona uburibwe bwa bene se, ukuntu
abanyegiputa bakomeje kubakubita no kubamerera nabi. Bibiliya iravuga ngo kwizera niko kwatumye Mose amaze gukura yanga kwitwa umuhungu n'umukobwa wa Farawo, umuhungu w'umukobwa wa Farawo. Njya mbireba nkabitekereza, nyina yakomeje kumubwira ngo nubwo uri muri pale, mwana wanjye uri umuyuda. Noneho umunsi umwe ari mu nzira ariho aragenda abona umunyegiputa ariho arakubita umuyuda, biramubabaza cyane, arwana nawe aramwica. Mwandi magambo, icyo nshaka kuvuga hano, Mose yagerageje gushaka gucungurira Imana abantu akoresheje ubushake bwe, adategereje igihe cy'Imana mu buzima bwe ngo Imana imuhindure ayoborwe n'umwuka w'Imana aho kuyoborwa na kamere ye, aho kuyoborwa n'ubushake bwe. Resulta amara imyaka 40 mu butayu. Iyo udashaka gukurikira gahunda y'Imana, igihe cy'Imana, ngo wemere uvuge uti mwami nditeguye, mwami niba warampamagaye kuba umubwiriza butumwa, ntabwo ndi bugerageze kwiyamamaza, ndategereza umpindure wowe uzanyamamaze. Ntabwo ndi butegereze kwirwanirira, jyewe mwami nditeguye. Nkunze kubwira ababwiriza butumwa nta na rimwe nigeze gusaba umwanya wo kubwiriza ubutumwa kubera iyi mpamvu. Naravugaga ngo Imana nibona mfite ijambo izankingurira umuryango yo ubwayo. Nkunda iyo Imana yagukinguriye imiryango kurusha iyo wowe ubwawe wikingurira, kuko icyo gihe ntumenya niba ari Imana yabikoze cyangwa ari kamere yawe. Hari abazi kwiyamamaza. Niba ushaka promotion, aho kugira ngo wiyamamaze kurushaho, Bibiliya iravuga ngo nukora ibyiza ntuzashimwa. Rekeraho umwanya wo kwiyamamaza, fata umwanya wowe ubwawe wo gutegereza igihe cy'Imana, kandi iyo kije ntikibamo imivurungano. Ubundi twanga kuguma ku gicaniro. Icya kabiri, iyo tudashaka gukurikira ubushake bw'Imana. Imana yabitubwiye kujya iburyo, tugahita duhindukira tukajya ibumoso. Urugero rwa Yona we, Imana yamubwiye guhanurira ab'Ininiwe. Icyo yakoze, yagiye mu nzira itandukanye. Bene abo Imana dore uko ijya ibagenza, urufi rujya rubamira, urufi rw'ubuzima rukabahindukiza, rukabashyira neza aho Imana ishaka yuko baba. Bamwe Imana ijya ikoresha ibihe bigoranye ikabasunikira gusubira mu bushake bw'Imana, kuko Imana izi yuko inzira uri urakomeza kujyamo iyo ubwayo ari iyo kukwica ikakugarura. Abandi nabo bajya banga kuguma ku gicaniro kubera kuzimya ijwi ry'umwuka wera cyangwa umuriro w'umwuka wera mu buzima bwabo. Kananga urugero rw'umugabo ukomeza kunsetsa. Umugabo Pawulo yavuze muri Timoteyo wa 2 igice cya 4:10 witwa Dema. Bibiliya iravuga ngo Dema yarasize ngo kubera ko akunze iby'iki gihe. Uyu mugabo aransetsa, kambabwira ukuntu ajya asetswa. Muri Filemoni igice cya 1 Pawulo amuvuga neza, aravuga ngo Luka arabatasha, nako akavuga ngo ariho aravuga abantu batasha, akavuga ngo ndetse na Dema, akavuga ngo abo dusangiye umurimo, akavuga amazina y'abantu ngo na Dema, abo dusangiye umurimo. Mu yandi magambo, Dema yari afite kapasite yo kuba nka Timoteyo akazaba bishop wa Efeso. Yari afite kapasite yo kuzaba nk'aba Apollo. Yari afite kapasite yo kumubwiriza butumwa udasanzwe, ndetse n'umukozi w'Imana niyo yaba ari mu bucuruzi ndetse ahandi. Ngo ariko ngo kubwo gukunda iby'iki gihe, ntabwo yakunze amafaranga, ntabwo yakurikiye deal, ahubwo yakunze cosmos. Nkuko bivuga ngo ntimwishushanye n'ab'iki gihe, yakunze uko ab'iki gihe babaho, kugendera mu byaha, kugendera mu nzira zipfuye. Aravuga ati you know what, this is what I'm going to do. Ngiye gusiga Pawulo. Mwumve, muri Filemoni aba yitwa uwo dusangiye umurimo cyangwa umukozi w'Imana. Ndetse no mu Bakolosayi Pawulo amuvuga ari kumwe na Luka. Mu yandi magambo, yari umukozi w'Imana wagendanaga na Luka intumwa na Pawulo intumwa.
muri Timoteyo wa kabiri bigahita bihinduka, agahita yitwa uwakunze iby'iki gihe. Rimwe na rimwe tuzimya umuriro w'umwuka w'Imana mu buzima bwacu kubwo gukunda iby'iki gihe, kubaho nk'uko ab'iy'isi babaho. Uko siko kuramya gukwiriye Imana yishimira. Ugomba kugira inyifato y'umutima y'igitambo. Ugomba kugira inyifato y'umutima y'igitambo. Impamvu nuko igihe cyose ukoze ugize inyifato y'umutima w'igitambo, uba ubwiye Imana ngo nditeguye mwami, ohereza umuriro wawe, ntabwo ndi buve kuri iki gicaniro, ndemera mbi igitambo kizima, mpfe numva, ariko icampa ubuzima bwanjye bukaguhumurira uri mu gihugu cyo mu ijuru. Icya kabiri nuko ugomba kugira imitekerereze y'igitambo. Ugomba kugira gutekereza nk'uko igitambo. Ndiho ndareba ukuntu igitambo cyatekerezaga. Igitambo ntabwo cyabagaho kivuga ngo ngomba gukora ubushake bwanjye. Iyo babaga bariho baragaburira intama ziri mu rwuri, igitekerezo cyari ukuvuga ngo jyewe hazagera igihe bantambe. Sinzi niba muriho murabyumva. Ugomba gutekereza nk'igitambo, kuko birivuze ngo ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo mugire umutima cyangwa mugire ibitekerezo bishya, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya. Imitima mishya, mu cyongereza imitekerereze mishya cyangwa a new mind. Bavandimwe, ubundi umwuka w'umuntu usa na Kristo. Bibiliya iravuga ngo icyakora bamwizeye bose yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ukizwa, umwuka wawe wahise usa na Kristo. Iyo Imana irebye umwuka wawe ihita ibona usa rwose na Kristo. Ni igiki kigomba guhinduka? Ni ibitekerezo byawe kugira ngo byakire mesaje iva mu mwuka. Umwuka wawe uganira n'Imana, ariko ibitekerezo byawe iyo bitarahinduka bituma n'umubiri wawe udakoreshwa n'Imana. Umwuka wawe, umubiri wawe, reka mvuge ngo ni ibice bitatu bitandukanye. Ubundi umwuka, ubugingo n'umubiri, dore uko bimeze kugira ngo ubashe gusobanukirwa imitekerereze y'igitambo. Umwuka, ubugingo n'umubiri bimeze nk'ikigo cy'amashanyarazi, imigozi izana umuriro iwawe, insinga zizana umuriro iwawe, noneho n'itara rimurika iyo ryahawe amashanyarazi. Kadufate ko ikigo cy'amashanyarazi ari umwuka wawe, aho Imana ishyira imigisha yose tubonera muri Kristo Yesu. Zaba imbaraga z'Imana, byaba ibyiringiro, amahoro, kwizera se, byaba ari urukundo tubonera muri Kristo Yesu. Ibyo byose, izo mbabazi zose zigwiriye z'ubumana ziba ziri mu mwuka wawe. Ijuru ribiha umwuka wawe nk'uko amashanyarazi aba ari mu kigo cy'amashanyarazi. Noneho hakabaho imigozi. Iyo migozi niyo mitekerereze yawe, niko gutekereza kwawe cyangwa ubugingo bwawe. Hanyuma ririya tara ni umubiri wawe, kugira ngo umuntu akoreshwe ibitangaza, kugira ngo umuntu agaragare afite imigisha yose tubonera muri Kristo Yesu mu buryo bufatika. Dore icyo bisaba. Bisaba yuko ikigo cy'amashanyarazi kiba cacishije umuriro mu mugozi, uwo mugozi ukaza, hanyuma umubiri ari ryo ryatara, tugahita duhinduka umucyo umurikira abantu bose, cyangwa umunyu uryohera isi. Icyo nshaka kubwira ni iki ngiki: umwuka wawe uba wakiriye ibiva mu ijuru, kuko wahindutse icyaremwe gishya, uri umwana w'Imana. Ikibazo kiri hehe? Ikibazo kiri mu bugingo bwawe.
kiri mu mitekerereze yawe. Niyo mpamvu Pawulo avuga ngo icyo umukozi w'Imana, umukristo agomba gukora ni uguhinduka agize imitekerereze mishya, agize umutima mushya mu kinyarwanda. Ibitekerezo bishya nibyo bituma ibiva mu mwuka byakirwa n'ubugingo ndetse bikakirwa n'umubiri, umubiri ukabisakaza. Impamvu umwuka wawe ukingiranye nuko ibitekerezo byawe bigifunze, bitarahindurwa. Bisaba yuko ibitekerezo byawe bikinguka bigahindurwa n'ijambo ry'Imana, kugira ngo umwuka wawe utangire ukinguke, uhe ubugingo buhereza umubiri, ubeho ubuzima bushya muri Kristo Yesu. Nizere yuko aya magambo tuyumvise. Hari abenshi ndetse batinye kuzura umwuka wera kuko bari bazi yuko ibitekerezo bitagira icyo bikora, biba byabaye aliyene, biba byapfuye. Ntabwo umwuka w'Imana ujya ukoresha ibitekerezo biri aliyene. Umwuka w'Imana ukoresha ibitekerezo byahinduwe. Mu Byakozwe n'Intumwa 2:15 Petero abivuga neza, ariho aravuga ngo aba bagabo ntabwo basinze. Ntabwo umwuka ujya ukoresha abantu basinze. Muzi impamvu? Nuko umuntu wasinze aba atagitekereza mu buryo bukwiriye. Umuntu wasinze ashobora kwikoreraho umwanda, umuntu wasinze ashobora kwitura hasi, umuntu wasinze ntabwo abasha kwikontorora ubwe. Ariko umwuka w'Imana iyo yatujeho, tukabatizwa mu mwuka wera, n'ikimenyetso cyo kuvuga ku ndimi. Ntabwo bivuga ngo ibitekerezo birazima. Tuba tuzi icyo turiho turatekereza, ndetse twumva icyo Imana itubwira mu bitekerezo, ndetse tumenya ibiriho biraba. Haleluya! Niyo mpamvu ni kenshi abarokore batigeze gutinda ku bitekerezo byabo, bigibwira ngo ibitekerezo byabo si iby'ingenzi. Umukozi w'Imana, umukristo, agomba gutekereza, guhindura imitekerereze, bikaba bizinesi ye kugira gutekereza nk'ukwa Kristo. Haleluya! Rero dutamba ubuzima bwacu dutanga imitekerereze yacu. Uko imibiri yacu ihinduka igitambo kizima iyo imitekerereze yacu imaze kuba imitekerereze nk'iya Kristo. Ikindi, urugero umuntu yiha Imana ruterwa n'urugero umuntu yamenyemo Imana. Uko urushaho kugira imitekerereze mishya nk'iya Kristo Yesu, ni nako wiha Imana kuba igitambo kizima, cyera, gishimwa n'Imana. Uko turushaho kuyiha niko duhinduka. Urugero ruto natanga nuko ku mukristo ukiri muto, ibi bishobora kuba bishaka kuvuga kureka kunywa itabi, kureka kunywa inzoga n'indi mirimo. Ariko ku mukristo urushaho gukura, bishobora gusobanura gutamba ubwibone bwawe se, cyangwa gutamba reka mvuge ngo ishyari ugirira abandi, ugira haba mu muhamagaro, haba mu kazi. Hari n'abantu bagira ubwibone bwo mu buryo bwo mu mwuka. Uwo nawe aba akiri muto, aba ataratamba imitekerereze ye, akagira ishyari ndetse akagira n'ubwibone bwo mu mwuka. Nuzuye umwuka kurusha kanaka, mbwiriza neza kurusha kanaka, ntiwangereranya na pasitori kanaka, ntiwangereranya n'uyu muntu, ahubwo ubuzima bwe bugahura iteka ryose bwigereranya n'abandi, cyangwa bwibona bushaka kwerekana ngo bariya ni babi ariko jyewe dore uko meze. Ubwo nabwo ni ubunyamubiri. Haleluya! Ubundi reka mvuge iki kintu. Ubuzima bwacu niba hari ikintu kigoye, ni uguhinduka. Ni uguhinduka. Ijambo bibiri rivuga ngo mugire guhinduka, cyangwa be transformed, cyangwa soyez transformé. Iri jambo transformation niryo jambo rikomeye mu buzima bwa Gikristo, niryo jambo rigoye mu buzima bwa Gikristo.
bundi iri jambo Pawulo akoresha mu Abaroma 12 ni naryo jambo Bibiliya yita transfiguration cyangwa guhindurwa. Ubwo Kristo yarageze ku musozi, Eliya na Mose bakamwiyereka, noneho Petero gavuga amagambo ngo duce ingando ngo eshatu, imwe ya Mose, imwe ya Kristo n'indi ya Eliya. Kuri ya Kristo yahinduwe akagaragara mu bundi bwiza butangaje, ubundi bwiza bw'icyubahiro, ubundi bwiza buri surnaturel. Buriya bwiza nibwo Bibiliya yita transformation. Nibwo mu Baroma 12 umukristo wahindutse aba transfigure. Oh haleluya. Ndifuza kuba transfigure nanjye ndifuza kuba transforme, nkagira ubwiza Bibiliya yise ngo nk'ubw'umwuka. Abakozi b'Imana badasanzwe nkaba reka wenda mvuge hirya Aidin na Bara w'umunyekongo, ngo yajyaga ava mu gusenga yahinduwe rwose, ngo yajya mu isoko, yagera mu isoko abantu bamureba bagatangara, bakavuza induru bakavuga ngo uyu muntu arasa na Kristo. Abandi bakozi b'Imana, undi wigeze kuntangaza ni umugabo w'Imana umwe wo mu gihugu cy'Ubuhinde witwa Saidu Sundar Singh. Yajyaga ava ku musozi gushaka Imana, yasohoka yagera mu muhana w'iwabo, baba bamubonye bakamwikubita imbere bakavuga ngo tubonye Kristo. Abahindi batigeze kumenya Kristo, baba Buddhiste, baba Hinduiste, bamureba bagahita bavuga ngo turifuza gusa na Kristo. Tubonye Kristo, bakakira Yesu kandi babonye umuntu, kuko dusa na Kristo. Bavandimwe, niba hari ikintu kigoye ni uguhinduka. Kubera iki? Ibyinshi mu byemezo dufata n'ibikorwa dukora ntabwo biterwa n'ibyo tuzi, ahubwo biterwa n'amakuru atekewe mu bwonko, muri subconscient yacu. Ndetse abapsikologe bavuga ngo 95% by'ibyemezo byacu, by'ibyo dukora, biva muri subconscience kurusha muri conscience. Niyo mpamvu umuntu yakwiga ubukungu, akiga economy, akiga business, ariko ntabe umutunzi. Ibyo yize ntibifite aho bihuriye na subconscience, n'igice cy'ubwonko kimudikta gukora 95% by'ibyo akora. Ni gute umuntu ashobora guhinduka? Ko byinshi mu byaha yewe nawe dukora ntituba twanabitekerejeho. Byinshi muri expression za kamere, uko kamere yacu isohoka, byinshi ntituba twanabyibwiye. Ako kanya biba nk'ubuzima busanzwe. Ucumura utanabizi, ubeshya utanabizi, wiba utabizi, ugatungurwa no kuvuga ngo uyu ntabwo ari jye, yewe si jye wari ukwiriye gukora ibi. Kubera iki? Uko ubitekereza, uko wivuga nk'inyangamugayo bitandukanye n'ukuri, kuko hari ikindi gice cy'ubuzima bwawe nawe ubwawe utazi kwikonforma nabyo. Nkiri umukristo muto, hari ikintu cyangoraga kurusha ibindi. Nahoraga nifuza kugerageza kudacumura. Noneho hari imvugo ivuga ngo n'intungane bwira icumuye 7. Kavuga basi ngeze kuri 7 cyangwa singeze kuri 7, nkagerageza kuba holy, nkaramutsa abakobwa nifashe, nkicara ntavuga, nkaba ntuje meze nka gutya, kugira ngo ngerageze. Icyambabazaga ni ukuntu igitekerezo kidumbukizaga nko mu mutwe wanjye, nkatangira kubona nacumuye mu bitekerezo, cyangwa nkareba nkarakara vuba, nkaba nabwira umuntu nabi. Ngezaho ubu Kristo numva burananiye, numva mbuvuyemo, numva umujinya ubaye mwinshi, kubera ko sinabonaga icyo nakora kugira ngo nere. Ariko Imana ishimwe kubw'ijambo ryayo. Hari ijambo ryahinduye imitekerereze y'ubuzima bwanjye, riri mu Abakorinto ba 2 igice cya 3 umurongo wa 18 dusorezamo nk'igisubizo cy'uburyo duhindurwa. Bibiliya iravuga ngo ariko twebwe twese ubwo tureba ubwiza bw'umwami, tubureba nko mu ndorerwamo, mu maso hacu hadakwiriye cyangwa hadatwikiriye, duhindurirwa gusa nawe tugahabwa ubwiza buruta ubundi kuba bwiza.
nk'ubw'umwami w'umwuka. Ndabisobanura gutya: uko turushaho kureba ubwiza bwa Kristo, as we behold the glory of Christ, uko turushaho kureba ubwiza bwa Kristo, Bibiliya itanze igisubizo, nibwo duhindurirwa gusa nawe tugahabwa ubwiza buruta ubundi. Aho gukomeza twirebaho, twitekerezaho tukavuga ngo reka nirinde gucumura, igisubizo ni iki? Kureba ubwiza bwa Kristo. Igisubizo ni iki? Kureba mu ndorerwamo, iyihe ndorerwamo? Y'ijambo ry'Imana, uwo Kristo ari we. Gushaka kwiga Kristo, ukamwiga wumva ijambo ry'Imana, abakozi b'Imana babwiriza, abavuga Kristo bose, uvuga Kristo w'ukuri uzamwumva. Nurushaho kumwumva, muzi ibitangaje, uzisanga warahawe ubwiza buruta ubwa mbere. Ibyakuneshaga ntibibe bikikunesha. Muzi impamvu? Ntiwirebyeho, warebye Kristo. Niyo mpamvu Bibiliya itubwira, muzi igitangaje, Bibiliya iravuga ngo umwuka w'Imana azaza kubahisha Kristo. Aho Kristo ariho ararebwa, aho Kristo ariho aravugwa, aho Kristo ariho arahishurwa, aho ngaho umwuka w'Imana azana guhinduka kudasanzwe. That renewal, uko guhindurwa, guhita kuzanwa n'umwuka wera. Nibyo Bibiliya itubwiye ngo tugasa nk'umwami w'umwuka. Umwuka ahita atangira kuzana transformation. Ntituzahindurwa nuko twitwara, ahubwo umwuka akora umurimo muri twe uko turushaho kureba Kristo. Haleluya! Niba hari ikintu kiryoshye, nukumva yuko akazi kanjye ni ukurushaho kureba Kristo, ni ukurushaho kumushaka mu byanditswe byera, ni ukurushaho kumumenya. Ntaramenya ibi, misiyo yanjye nakundaga kuvuga, my mission statement, kwari ukuvuga ngo isi kiriho, icyubahiro cy'Imana kizakwira mu isi. Nkajya mvuga ngo ndashaka kuzuza isi, nkayuzuza icyubahiro cy'Imana. Ubu misiyo yanjye yarahindutse. Misiyo yanjye ni iyi ngiyi, ni ukumenya Kristo, narangiza nkamumenyesha n'abandi. Uko nzarushaho kumumenya, nzi neza nibwo icyubahiro cye kizagwira iruhande rwanjye, mu muryango wanjye, mu itorero nsengeramo, mu muhana wanjye. Kumumenya nicyo gisubizo cy'abandi iruhande. Kutamumenya, ibyo nshaka gukora cyose, nshaka guhesha icyubahiro Imana, gihinduka umuvumo ku buzima bwanjye, ntikinanezeza abandi. Icyampa nkamenya Kristo. Ndasenga ngo umenye Kristo. Niyo mpamvu Pawulo ubwe yavuze ngo kumumenya byatumye ibindi byose bimpindukira ububore. Ndifuza kumumenya, mumenye ubutunzi bw'ubwiza bwe, mumenye. Pawulo yarazi ubwenge. Ibanga ryo gukoreshwa ibitangaza rya Pawulo, ibanga ryo guhindurwa kwa Pawulo, ibanga ryo kubwiriza isi yose, ibanga ryo kwihanganira ibyamugeragezaga ryari iri: yifuzaga kumenya Kristo. Behold Christ and you will be transformed. Reba, tumbira Kristo, ubuzima bwawe buzahindurwa. Oh haleluya! Sinzi niba ushaka guhindurwa nk'uko mbyifuza. Sinzi niba ushaka kuba igitambo kizima kinezeza Imana. Sinzi niba ushaka kuba umuntu uramya Imana by'ukuri. Reba Kristo, hanyuma guhindurwa kuzana n'umwuka kuraza imbere yawe. Imana ibaho umugisha. Niryo jambo numvaga nifuza. Ndifuza yuko tunarisengeramo, niryo nifuzaga yuko umenya. Imana ibaho umugisha. Reka dusenge Imana. Data, mu izina rya Yesu, uri mwiza. Icyubahiro cyuzuye isi, icyubahiro cyawe cyuzuye isi. Tugushimiye umurimo waduhaye, ari wo wo kumenya Kristo. Ndasenga ngo Mwami, imitekerereze yanjye n'imitekerereze ya buri wese uri bunyumve ihindurwe na Kristo. Yakire Kristo, ivugururwe na Kristo. Uyu muvandimwe ahindurwe rwose na Kristo. Ubuzima bwe butangire gutekereza Kristo. Ubu tugisenga, kugirirwa neza n'imbabazi byawe bigendagenda mu buzima bwe. Ndagushimiye kuri Imana yumva gusenga.
ndagushimiye ko ufata itangiriro kandi ukamenya iherezo. nawe icyubahiro kikugarukire ubu n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo, amen.